Waturutse he papa? Kuri Yenze. Hagarara aho ngaho nta kibazo. Waturutse he? Mureke hagarara aho. Kuri Yenze. Waturutse Ruyenze? Aho bita ku Muganza. Aho bita ku Muganza. Hari ahantu wabunze? Hari ahantu wabunze? Oya. No bwa mbere umbonye? Ninde wakuraritse? Numvise mbega nakumvise kuri radio. Wanyumvishe kuri radio? Radio Mucyo. Ni cye kintu cyatumije uza ukavuga uti ngiye gusenga? Nuko nakumvise nkumva mbega wumvishe ufashijwe? Wemera abahanuzi se? Ndabemera cyane. Urabemera? Ndeka nguhanurire. Wa mupapa we? Ndakumva. Imana yambwiye ngo ufite ubugwayi bukugoye. Ndabuze. Urabufite? Nutabisobanukirwa ngende umuhanuzi w'Imana ndabigusobanurira. Ndabyumva. Mbigusobanure neza? Kangusobanurire. Imana yambwiye hari igitondo kimwe wasengurutse urugo rwawe, umaze kuzenguruka inyuma y'iwawe wihagarika ahantu nabonaga hameze nk'ibyatsi. Umaze kuyihagarika haza umukecuru ndimo kureba, araza afata uretse gatoya, araza afata inkari zawe araziroga, arangije aravuga ngo kuva uwo munsi ubugabo bwawe warabufashe ntibuzongere gukora. Ufite ikibazo cy'ubugabo bwawe? Kirahari nyine kubera izo mpamvu nyine. Kirahari kubera izo mpamvu. Imana irambye ngo kuva uyu mwanya urakize mu izina rya Yesu. Zamura haleluya. Iki kibazo kimaranye igihe kingana gute? Umaranye iminsi. Ukimaranye iminsi? Igihe kinini. Ntabwo wari uzi ukuntu byagenze? Wajya narabibonye ahubwo nuko baranasengeraga ntibikire ndivuza bikanga. Warivuje biranga? Yo. Madamu wawe ari he? Ari mu rugo. Kuva uyu mwanya ujye no mubwire ngo byarangiye nakise. Imana iragukijije mu izina rya Yesu. Haleluya. Katukomere Yesu amashyi menshi. Yo, nta kuboko ufite? Yego. Hereza Imana icyubahiro. Reba. Haleluya. Nutazongera kuzamura amaboko uyazakurega. Ongera uzamure. Ibaze ko umuntu adafite amaboko ariko agahereza Imana icyubahiro. Data turagushima. Murebe mu maso umubwire ngo ntuzongere kwirata umubiri n'ubusa. N'ikindi mureba mubona cyaramugaye ntabwo gikora neza. Dore guhina ni gutya. Simarenza. Yo, ninde wakuraritse? N'umuntu umwe waje gusengera hano afite ikibazo cy'urubanza. Niwe wandaritse nyine ariko nakubonye no kuri YouTube ejo naranaguhamagaye ngira ngo twaravuganye se? Yego naraguhamagaye umfashe mitangira ngo nundi muntu twari tumaze kuvugana kubera numvishijwe amajwi ajya guhura uhita unkupa ninjye waguhamagaye ejo. Hari ibintu byawe nzi? Oya ntago bizi. Twari twaganira? Oya. Urashaka ngusengere? Yego. Oh, the stop area. To te passi ador. Ze elekite zonga ibor. Imana irambwiye ibyakubayeho ntabwo byayitunguye. Pitali ezos. Imbere yawe ndahabona urubanza rukomeye. Yego ndarufite ubwo banziye ko ngo banciye amafaranga kandi ufite urubanza. Reka nguha amakuru ninjye muhanuzi w'Imana. Yego. Uru rubanza ufite imbere yawe Imana inyeretse company ikomeye. Yego. Iyo company ndabona urubanza rwarabaye rurerure ariko kuko nta bushobozi urubanza bagenda bagwica. Yego byarabaye. Umunsi umwe
ndabona wari uri ahantu mu nganda, izo nganda ndabona wari urimo gusoroma, ndabona izi nganda zisoroma ibyayi. Yego. Wakoze mu ruganda rw'icyayi? Yego, niho nakoraga, niho nakoreye impanuka. Iyo mpanuka niho wayikoreye, umaze kuyikora wabuze ugukurikirana? Yego, byarabaye. Imana irambwiye ngo urubanza rugiye kurangira kuko ari Uwiteka urujemo. Zamura haleluya. Ongera uzamure haleluya. Mbega twatera haleluya. Imana irambwiye ngo hari amafaranga wagombaga guhabwa bariye. Detali costis. Hari miliyoni 16 tugiye gushikira. Udafite isharitera haleluya niba ntacyo bigutwara. Seria batala kosite bike. Mwizina rya Yesu Kristo. Mbega Yesu ni umunyacyubahiro. Yego. Tumuramurira icyubahiro umwami w'abantu. Genda ujya kwicara, Imana iragutabaye. Imana irakoze cyane, muyimere icyubahiro. Icyubahiro ni cyawe Mana, icyubahiro ni cyawe Mana. Papa, wewe munini, bwire. Site paidos enik. Singize, singize, Yesu anyigisha, anyigisha inzira ye, wonsengeshi, ori katasita, meria kota sizonea, Yesu wanyemerera ugatera haleluya. 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 Amen. Waturutse he papa? Naturutse Kabuga. Waturutse Kabuga. Ninde wakuraritse wowe? Nabakurikiranaga kuri YouTube. Wambanaga kuri YouTube. Era nabahamagaye imbabazi bamuteranira kuko ntabwo nahabonaga hariho. Nigeze ngusengera se? Oya, mwambwiye ko ari hano gusa ko muterana ku wa gatanu, fata umwanzuro ndanda. Ngo hanurire se? Yego. Papa, Imana irambwiye umuntu yafashe amafaranga inoti ya 500, amaze gufata inoti ya 500 ayishira mu icupa, iryo cupa ryari ririmo umunyu. Arangije ayo mafaranga aravuga ngo uyu munyu ukuyonga muri aya mazi, ariko amafaranga utunze yose ayonga agushireho. Ndabona wari ufite iduka rino ricuruza ibintu bimeze nk'ibyuma n'amasima. Kenkayore. Iyi duka ryahombye utazi kuntu rihombye. Byo mvugo yabize. Mbega mpanure mu iteraniro. Zamura haleluya. Imana ishimwe cyane. Papa, wakabaye umukiri ukomeye. Ibintu byawe Satani yarabitwaye. Imana irambwiye ngo igiye kongera ikugarukeho. Ugiye kongera utunga amafaranga. Mbega duhe Yesu icyubahiro. Ni ikimana. Umunsi wari uvuye muri iyo Kenkayori, ubona ibintu byanze, hari umuryango Imana yagufunguriye, ariko uwo muryango Imana iwufungura wagize abagambanyi n'abanyeshari benshi. Ibyo bintu mvuga urabizi uko byagenze. Ndimo kwitegereza, wari ufite ikintu kimeze nka kampani nini cyane, nabonaga uruganda runini rumeze nka matera. Wakoraga ibiki? Uruganda rwa matera. Wari ufite uruganda rwa matera? Senayi professor. Zamura haleluya.
imana irambwiye usibye ibyo byose imana nkorera irambwiye ngo yongeye kuguhereza uruganda rwawe wigengaho kandi rukomeye. nabitanga imana ishimwe cyane. imana ishimwe cyane. Samura haleluya. Icya kabiri imana irambwiye ngo umunsi wari muri gereza wabwiraga imana ngo nunkura hano mana nzagukorera. yarabivuze cyane. yarabivuze kenshi cyane. imyaka 1 2 3 imyaka 6 Reti sekete wamaze muri gereza igihe kingana iki? imyaka 6 kuva 2016 kugera 2022. mbega twazamurira imana icyubahiro mu izina rya Yesu. imana irambwiye igufunguriye umuryango umuntu wese uzitambika azapfa imana ikuzamura. kabiri imana irambwiye ngo ugiye gutunga imodoka zirenga 6. aho ibyawe byanyuze bigenda ntuzibagirwe imana. ndabikubwiye n'imbere y'iteraniro imana igiye kukugirira neza. imana igiye kuguha amafaranga uzambuka n'ibihugu. irambwiye ngo ugiye gucuruza ubucuruzi bwawe bwambukiranya imipaka. ariko ntuzibagirwe guterana kwera kw'abera b'imana. genda ujye kwicara imana ifunguye imiryango yawe. mbega twazamura haleluya. komera Yesu amashyi menshi tumuvugirize impundu umwami w'abantu. Mungu ni yure jana hata leo milele abadiliki. Yeye ni yule Mungu ni yule jana hata leo milele abadiliki. Yeye ni yule Mungu ni yule jana hata leo milele abadiliki. Yeye ni yule ugakora ijambo rivuse Yosuwa 3:7 ijambo riravuze ngo Uwiteka ari bugukoze mu maso y'Abisirayeli bose. turayishimiye imana. haleluya. Uwiteka nokuri haleluya ari bugukize mu maso, aragukuza mu maso. kuva uyu munsi dore inzira zawe zose zirafunze. ibintu byose ugerageza gukora ntibiguhira. ya kugusengera imana iguhereze adresse y'ubuzima. hari ubuzima urimo budafite icyerekezo. imana igiye kuguhereza icyerekezo cy'ubuzima. ibintu byo gukora upfundikanya byanga, imana igiye kuguha ibifatika kandi ugiye kwikorera. amen. ninde wakuzanye? nkunda kugukurikira cyane kuri YouTube buri munsi. mfite video nyinshi na downloadinze ngera mu rugo nkareba. waturutse he? mba mu Kiyovu. ndaje ngo hanurire ivumbi rutumuke. amen. reba umuntu mu maso umubwire ngo upfa kuba warasenze ibikugwanya ntibizigere bigutera ubwoba. papa iyo ndwara wazanye irakira. humura Yesu aragukiza. waje ushaka imana papa kandi urarusha urababaye. yo mama waturutse waturutse he mama? Nyagatare. yo wazanye nande? uwo ni mama? yo muhaguruke. Yesu mukiza umva kunganya ubwo
kugenderera kugenderera abanzima nawe nanjye ntusige nta wundi nakwizigira nta wundi nakwizigira ni wowe nshaka turi bikomere Peria sario saigado Mariko sitanya twese Yesu mukiza wanje Yesu mukiza wanje ugugenderera abandi nange mama watela haleluya Haleluya. 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 Imana irambwiye mu muryango wanyu uzakomera Amen. kandi uzagera kure Imana yanyeretse imbaraga z'abarozi izi mbaraga zarimo zigutwika mu nda yawe Amen. kandi mu nda yawe ugasha neza ukagira ngo ni itanura ry'umuriro ririmo gusa mvuga urabizi Ndashya ndabizi. ubimaranye igihe kingana gute Haze nk'imyaka 3. imyaka 3 uyu mwanya tuvugana ntabwo uzongera kuribwa Imana ishimwe. icya kabiri ndabona hari umuntu ufunzwe Umusaza wanjye. kandi afungwa byarababaje cyane Cyane ubu turababaye. N'ubu turababaye. wari uzi ko agiye gutaha Amen. amaze igihe kingana gute Amen. Haleluya. 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 amaze igihe kingana gute Amaze imyaka 2. imyaka 2 baramukatiye Bamukatiye 3. ntabwo 3 arayimara kubera ko Imana irambwiye ngo tugiye gusenga atahe Imana ishimwe. mukecuru ugiye kongera kubona umwana wawe uzishima ukorera Imana mama ngo tera nawe haleluya Haleluya. Haleluya. Imana irambwiye ngo igihe cyo gupfa si iki ubuzima bwawe buracyakomeje mama wavunikanye n'abana bawe munyura mu bibazo Cyane. ariko Imana irambwiye ngo yarakurindanye n'umuryango wawe Imana ishimwe nyagasani. igihe abarozi bari babasamiye Imana yababereye Imana Imana ishimwe bambi. fata mikrofone umuhungu wanyu muramushaka ubu tuvugana ni muri gereza ubu tuvugana nanjye nagezeyo ndi mu mwuka ubu nashyitseyo Haleluya. Amen. hari umwana ndi kureba mwabuze mutazi irengero ryiwe Arahari. Arahari nawe ni musaza wanjye yarabuze. nawe ni musaza wawe oh le corsite la cortesia bitayasi etot shalimosi keleo mama umuntu witwa Ruhengeka ninde Ruhongeka ni ufunze. Imana iramutuye Samura haleluya Samura haleluya ngeze muri gereza marayika aravuga ngo aratashe kubera ko mwaje mu nzu y'Imana
ya zariko de barigis. Nibisigaye sabikora, nibisigaye. Uyu mwana uyu musaza wamubuze ryari? Imyaka myinshi. Imyaka 15 iruzuye. Twamuze kera. Muzi ko yanapfuye? Ariko ntimwigeze mu mushinguro. Ntabwo twamushinguye nyine tuzi ko yapfuye gusa tu. Batubwiye ko yaguye Uganda niko tubizi. Mbahereza amakuru se? Wabugize neza. Mbega tuzamura icyubahiro cy'Imana. Zamura haleluya. Haleluya, haleluya. Ntabwo yapfuye. Sanira ituro umuhanuzi sha rishire mu maboko y'umuhanuzi. Kuva uyu mwanya wa none ubu bashotera umuhanuzi abatanga itura bafashijwe. Peter azanye n'irindi rya kabiri. Wahagaze nkahanura ibintu bikomeye. Mube muretse mwihangane. Ubu tuvugana ndi Uganda ku mupaka ndani wa Sudani. Hari umuntu ndi kureba witwa Rwigara, uramuzi? Ende Rwigara yitwa Rwigira. Ni Rwigira? Rwigira. Niwe tuza ndaje nguha amakuru. Zamura haleluya. Yay! Mama ibintu byakujyaga muri ayo maguru. Waranagwaye? Amaze igihe kinini aho. Yo, uyu mwanya urataha wabaye agakumi wagira ngo uri mu myaka 20. Niba ari abantu bazakomera mu muryango iwanyu mugatunga amafaranga, abana bawe Imana irambye ngo bababyara abanyamugisha. Imana shimwe. Nabazanye ituro n'ukuri kw'Imana bose ndagirana kuva uyu mwanya. Bana ryari itangaza Imana y'adukora. Imana iravuze ku musozi wababariyeho bakakuvugiraho amagambo bakakwanika. Imana irambwiye ngo irahagurutse, urugamba wari ufite rugukomereye Imana irarurangije. Kabiri, Imana irambwiye ngo ikuzaniye abaterankunga, niko Uwiteka avuze. Gatatu, ikibazo cy'umwana wawe wari ufite ari he? Ngabire ngwino. Ngabi fatiraho Ngabi Ngwino na gakuru na gato muze mbaha amakuru sha. Nubaho mu buzima udafite amakuru uzapfa nabi. Mama, aba bana wabaruhanye mu buzima bugoye uri wenyine udafite umuntu n'umwe wagufasha. Umaze kuruhana nabo, abantu wari wiringiye baguteye igikomere kitava ku mutima wawe. Wiringiye abantu baraguhemukira ku rwego kubabaza rushaririye cyane. Kuva uyu mwanya wa none Imana ihagurukije abaterankunga bagiye kugufasha kurera aba bana. Icya kabiri, Imana irambwiye ngo iyo wakoreye mu butayu mu misozi ukamanuka ibibaya, irambwiye ngo inyenyeri igiye kwaka. Icya gatatu, inzu irimo Imana igukuyemo igiye kuguhereza inzu nini yawe mu izina rya Yesu. Zeleta la bonita sikite mosh. Ngabire, niwe witwa Ngabire. Imana ivuganye nanje, ufite igikomere gituruka ku mugabo
umugabo ndabona inzoka ikuzenguruka ariko ikaguhisha umutwe. Imana irambwira ngo wabanye n'umuntu ariko arakwihishamo mu buryo buteye ubwoba. Imana irambwiye kuva uyu mwanya umusozi w'agahinda Imana irawugutuye. Kabiri, Imana irambwiye ngo ugende ugikorere ubuzima urimo, Imana igiye kubugukuramo. Mbonye ubana n'umugabo arangije guta mu nzu arigendera. Titastite pos kuva uyu mwanya wirira Imana nkorera ya Abraham irambwiye ngo iguhaye amahirwe ya kabiri ntuzayapfisha ubusa. Zamula haleluya. Aba bana bawe Imana ibahaye ubwenge, kandi mugende mwubahe mama wanyu, mumukunde, mupfukame, mujye musenga. Ntabwo Imana izemera ko mwandagara. Mama, abana bawe Satani yari yarabanyaze ubwenge, kandi bose bari bagiye kuzajya baryana ntibahuze bakamera nk'ibirara. Kuva uyu mwanya izi mbaraga zose mwebwe n'abatari hano, abana 10 n'imfubyi 12 ndera, abana 10 n'imfubyi 12 ndera, kuva uyu mwanya wa none Imana izabagirira neza. Mupfukame mujye musenga. Ntabwo Imana izemera ko mugwa mu maboko y'ababisha banyu. Ndabona abamarayika bamanuka bafite idarapo ry'ubutsinzi. Mujye kwicara. Ikibazo cya perimi he? Imana irambwiye ngo genda wige amategeko y'umuhanda kuko uri mu bantu bagiye gutunga imodokari. Amen. Kandi Imana igiye kuguha perime. Amen. Ikindi sangitoro no kuri kw'Imana mwihangane. Ikindi kuva uyu mwanya ubuzima bwawe Imana irambwiye ngo nukunda gusenga mu mujyangi wanyu uzaba Yosefu uzakomera. Amen. Amen. Imana irambwiye ngo ntizemera ko usazira muri iki gihugu cy'u Rwanda. Amen. Mbonye passport, mbona Imana iguhereza ibyangombwa. Amen. Imana irambwiye ngo ifunguye imiryango yawe. Amen. Katukomere Imana amashe. Imana iguha amafaranga ubukire mu izina rya Yesu. Amen. Mama, kuva uyu mwanya imbaraga zari muri iyi nda yawe ntizizagaruka ukundi. Umugongo wawe dore Yesu arawukije. Ibyaguteraga ku buzima bwawe ZTPS ntibizagaruka. Jya kwicara. Mama, ufite ikibazo cy'amaguru, icara muri iriya ntebe yanjye. Icara mu ntebe yanjye. Ikibazo cy'abana banjye. Mfite n'ikibazo cy'abana banjye. Abana bawe bimeze bite? Mureke umukecuru yicare. Usuke amazi kuri ayo maguru. Mufata utuzi dukusuke kuri ayo maguru. Umukobwa wanjye wasabwe. Ariko ninda uzaba singize. Umugabo yagiye hanze sinzi niba azazana. Hanyuma icyo kintu uze kukimbaza nyuma y'iteraniro. Tuba dukurikiwe n'isi, ayo makuru ndayaguha mu izina ryande kaduha Imana icyubahiro. Bawicaye hariya. Umusaza wanjye babangwa. Aha, amakuru sasa katuzamura icyubahiro cy'Imana. Ikintu cya mbere ni amakuru. Elohim Adonai Shama 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 Yesagutama Shama Shama Elohim Elohim. Ndashaka turirimbe duhamagara ubwiza bw'Imana. Undebere ku masaha amaze gukerera. Shama Shama Elohim Elohim
Adonai Shama oh Shama Elohimu Elohim Adonai Shama oh Shama. musaza wawe Imana irambwiye ngo ntabwo yapfuye. Munsi yari mu gihugu cya Uganda, yaragiye mugira ngo nibisanzwe murategereza amaherezo muraheba. Wemera ko Imana ivuga cyane rwose nayibonye, ariko nayibonye n'undi kuri YouTube. Nako nzavuga ubuhamya amaze kubona byose. Hari nimero ya telefone ngiye kuguha, ugiye guhamagara. Imana igaca agasuzuguro ukizera Imana ko ari ishobora byose. Elohimu Elohimu Adonai Shama oh Shama. wowe ko wikorera ibyangombwa n'amadosiye none ntacyo baguhaye aba yaje abyikoreye n'ukuri kw'Imana. Reba uwo muntu mu maso umubwire ngo mama babe bagutereye agatebe, kazana agatebe aho imbere kugira ntaza kubyibagirwa. Ubwo ugiye kwicara hariya byahita binshikaho. Icara aho ngaho mukecuru wowe wicara muri iyo ntebe. Mama ufite umukobwa mukuru w'inkumi? Ufite umukobwa mukuru? Wa kabiri. Ndafite umukobwa mukuru. Umukobwa mukuru ni umwana wa kabiri. Yarimo gutegura ubukwe? Ubizi se ko buhari? Ndabizi se wa muntu ko aryo nanjye naje. Byose ko ari wowe bimbwira. Ninde w'umusirikare mbona? Umuntu w'umusirikare mbona ari he? Ni umugabo nyine agiye. Ni wari ugiye kukubera umukwe? Tuzanze nguha amakuru. Katuza muri cyubahiro cy'Imana. Mama izi dosiye nizike? Izi dosiye nizike? Izo gusenyerwa kwanjye, narasenyewe hashize imyaka 4 ndaburana genda. Maze igihe kingana icyuburana? Maze igihe kinini cyane, imyaka 4. Imyaka 4? Imyaka 4. Ubwo ngubwo mbonye bikomeye. Ibyo birahagije wivuga byinshi. Bashaka no kumfunga njya fata ibyangombwa usengera Imana. Abafite Bibiliya muzifate. Hari munsi nzatanga itangazo, umuntu utazi uzajya urinjirana adafite Bibiliya ntazajya arinjiramo hano. Bibiliya ni intwaro, ni ijambo ry'Imana, mugomba kugura amabibiliya mwese. Ariko muhumure, ndaje mbwira abantu baduhe Bibiliya twamamaza ijambo ry'Imana, tuzifate tuzijyane Nyabugogo twamamaza ijambo ry'Imana. Amen. Zamula haleluya. Haleluya. Somera Yobu 3:5. Wa mubyeyi we wicaye iruhande wowe wa marinette, ndaje ngusengere ntibyoroshe. Hari ukuntu Imana iguhisha ikaguhishira mu mubyibuho. Imana igutabare. Fata Bibiliya Yobu 3:5. Yobu 3:5 umurongo wa 4 nibyo? Yes. Dusome mu izina rya Yesu. Yobu 3:5 umurongo wa 4 haranditse ngo ngiye kugusubiza wowe na bagenzi bawe. Amen. Mwakira amagambo y'Imana. Amen.
ngiye kugusubiza wowe na bagenzi bawe. Eri, Imana irambwiye ku munsi w'ejo wari kuzakora impanuka. Ubwo twarimo turasirimba nabonye wari urimo uragenda mu muhanda kwa kundi abantu bagenda, mbona imodoka iturutse inyuma yari imeze nk'iyacitse feri, inyura mu ruhande wari urimo irakubita, ugwa hakurya ntiwapfa ariko ucika akaguru. Imana irambwira ngo iyo wabyiniye yanze kucika amaguru mu izina rya Yesu. Imana irashoboye cyangwa ntabwo ishoboye? Irashoboye. Mama, uyu mwanya tuvugana ufite ibibazo bigera muri 3. Ikibazo cya mbere ni icuru urubanza rwanze kurangira. Abayobozi bahora bakubwira ngo baraza bikarangirira iyo. Abayobozi niba banandeba baraza gukemura ikibazo cyawe mu izina rya Yesu, kuko ni Imana ibivuze. Gose Pipita asoki. Icya kabiri, mu bana bawe hari umwana w'umukobwa ndi kureba. Uyu mwana w'umukobwa w'umurozi yaramuziritse, aravuga ngo azarinda apfa adakikiye nk'uko abandi bakikira. Yego. Ndabona yarashatse, amaze igihe kiri, ndabona amaze umwaka umwe n'amezi agera muri 2. Yego. Amaze igihe kingana gute? Amaze umwaka umwe n'amezi 2. Uyu mwana habe no gusama. Imana irambye ngo kandi urugo rwe Satani yarashaka kurusenya kubera icyo kibazo. Imana irambye ngo iguha yakuzuku. Imana iguha yakuzukuruma. Imana yakuzukuru kabucura wanjye. Niwe bucura wanjye. Nukuri. Hari imbaraga zajyaga zigutera. Iyo uryamye mama ntubona amahoro. Ntayo. Yo. Inzu irimo wenyine. Hari ibintu bikurya ujye ubyumva. Bikancitura amaguru nkagira ngo nimbe wazindiye. Kandi nkazishaka nkazibura. Mana ishura byose we. Ntabwo ari imbeba. Buriya sinjya nkuru urushinge kuri radiyo umucyo umunsi wose ijoro ryose rivuga vuga. Umva rero ukuntu bimeze. Ushyiraho mikoro mwumve. Yego. Urabizi? Yego. Mama, washakishije ahantu hose ngo urebe ko wabona amahoro, warayabuze. Umunsi umwe haje umujyanama, ariko aza ari umujyanama mubi. Uyu mujyanama arakubwira tumva rero wa mukecuru we, ibi bibazo dufite nta handi twabikirira. Akwereka iki? Afata icyemezo yuko mwajya mu bapfumu ko aribo bazakemura ibibazo. Uwo mujyanama yarahari. Uyu mujyanama mama ntacyo yigeze agufasha habe na gito. Umunsi umwe bakumariye amafaranga. Yamariye amafaranga. Hari umuntu ndi kureba waje arakuganiriza, aricara mufata ikiganiro, akubwira ko ibibazo ufite byarangirira mu bapfumu ugakira indwara. Mama, barya amafaranga yawe ntiwigeze ukira. Arkada. Uyu mu eta Azonia nabonaga umugabo uretse nguha amakuru, nabonaga umugabo amanuka araza, umugabo witwaga Makanika. Aha tuza rero tuzamura icyubahiro cy'Imana mu izina rya Yesu. Zamura haleluya. Amen amen. Ayiwe. Zanituro mu izina rya Yesu. Naje mpanure atangiye gufashwa, buri atangiye kubyumva. Imana yo buhagaze aho ngaho. Mama, wowe ndi kureba uraho neza, mumpere microphone. Wowe inyuma uraho? Tera haleluya, uhagaze aho nta kibazo. Haleluya, haleluya, haleluya. Tera haleluya cyane nkubwira ibintu bikomeye. Haleluya, haleluya, haleluya. Waturutse he mama? Naturutse Nyamata mu Bugesera.
nararetswe n'uyu mwuzukuru wanjye baje hano hanyuma barambwira bati uzajye gusengera kwa Profeti Imana ivuga. Shiraho mikrofone. Shiraho mikrofone. Dore ukeneye akazi Imana iguha akazi. Si gahunda. Ndaje ndagusengera bwiye. Anyuma mbere kugira dusuhuzanye. Amzanye ituro nawe neneho. Ndagira nti mwoka byaramo. Sema amen. Reka nanjye nshyire mu giseke. Mama Karame, hari ibibazo bya mama wanyu mwamubwiye? Haguruka. Hari ibyo mwaba mwarambwiye? Hari ahantu nzi si ubwa mbere umbonye? ubwa mbere nkubonye ariko kuri YouTube najyaga nkubona. Wajyaga umbona kuri YouTube? Keretse nyine aho gushakira ndakubona barambwira bataho uzajyeyo natwe twagiyeyo ntiyatuvuze ariko twaramubonye rwose arasenga. Noneho mva ikibazo gihari rero. Uyu mwanya tuvugana nabonaga indwara ibiri ufite muri wowe ariko zabaye karande. Nabonaga indwara y'umuvuduko na diabete. Iyi ndwara ikumereye nabi cyane bikomeye. Uyu mwanya ihora izamuka buri mwanya. Ndagira nkubwire ngo tugiye kuyishiririza nona. Amen, amen, amen. Umunsi umwe wagiye kwa muganga. Umaze kugera kwa muganga wari ufite indwara yakurenze. Barakubwira bati mukecuru indwara urwaye nta kundi twayigenza. Urebye nabi no gupfa wapfa. Bafata umwanya bagukata amano. Ufite ikibazo cy'amano bakase? Bayakuyeho. Ari ngwino hano ndebe. Oh lesati toshina kidemare. Bayakuyeho byaranabyimbye ibirenge. Ariko Yesu ari muri riteraniro cyama ntawe. Zamula haleluya. Yo mama. Kuva uyu mwanya ngiramo n'ibintu bindya nkajya ngira ngo muze kureba amasaha naza gukerererwa. Okay. Mama kuva uyu mwanya indwara y'umuvuduko w'amaraso nonaha ntabwo ari ejo ntabwo ari ejo bundi ni nonaha. Imana iravuze ugiye kuzasubira kwa muganga after 2 weeks nyuma y'ibyumweru 2 bazasanga nta ndwara n'imwe ikiri mu mubiri wawe. Haleluya. Hari ibinini ndi kureba mu cyumba cyawe imbere y'igitanda uryamaho. Watuje nkaguha amakuru ko ari njye muhanuzi. Wagira iwawe ni ibitaro. Ndabona ibinini bipatsi byinshi mbifite. Oh. Imbaraga ziruta izindi mbaraga zose. Kuva uyu mwanya Yesu agukuyemo iyi ndwara. Icya kabiri abana bawe uhora ubahangayikiye cyane. Imana irambwiye ngo humura ntibazakogwa n'isoni. Imana irambwiye ngo wakoreye Imana ugirira abantu neza mama. Ntabwo Imana yakwibagirwa. Wagaburiye abashonje ugaburira abakene. Imana irambwiye ngo nikihereyeho. Hari umunsi witanze mu murimo w'Imana. Fata ibintu mu rugo uratanga. Icyo kintu wakoze gitumije iyi ndwara kuvaho. Aya mashi tuyakome. Yakwicarira. Mama, aya ni amatafari yawe. Ubu yabaye imikara. Ufite n'igipangu cyiza. Inzu irimo ubundi yari irimo ngiyi. Ariko abantu bazi gusenga byose yikoreye araza.
reba umuntu mu maso ubwire ngo jya ugira ubwenge bwo gusenga. Niba ufite umugabo wakunaniye ijya ufata ifoto yiyizane dusenga Imana. Dutegeke kujya mu bagore, nagera mu bagore aguhumurirwe mu izina rya Yesu. Agaruke yiruka. Mwese mutunga ikiganza hano. Mukecuru narasobanutse rero. Kuva uyu mwanya tutunze iki kiganza hano. Mwizina rya Yesu. Aba bari hano n'abakozi b'Imana. Ndeba hano izere. Wowe have izere ibyo tukubwira. Bose. Nagahinda kenshi sinakurenganya. Iyo umuntu atinze mu butayu aranduranya. Kuva uyu mwanya imitungo yawe Imana irayiguhaye. Nukuri habwa icyubahiro. Nukuri. Mama, hari umunsi wari uvuye mu rugo, umaze kuva mu rugo ukubitana n'umuhungu wavaga mu rugo rwawe, hari amafaranga 300,000 wari washize ahantu. Uko niko naringiye kugura mitiyu. Kaduha Imana icyubahiro mu izina rya Yesu. Nanjye we barayatwara we ariyo mfite. Mama, mukubitanye yaragushuhuje? Naramubaje ntuvuye, arambwira ngo avuye kwihagarika, arigendera nanjye njya mu rugo. Amafaranga wari wasize mu rugo usanga yayatwaye? Nsanga yarayatwaye, ari ku gitanda. Ihangane pole. Tumutunga ikiganza. Imana irambwiye ngo kuva uyu mwanya iguhaye ubutsinzi. Rwose nuko. Icya kabiri irambwiye ngo n'indwara wari ufite muri wowe Imana igukuyeho. Gatatu abakuvugaga nabi ku musozi w'iwanyu, Imana irambwiye ngo bakozwe n'isoni. Imana irambwiye ngo ntabwo uzakogwa n'isoni. Teya sikatala zita yasi initopia kos. Imana irambwiye ngo kuva uyu mwanya humura uraruhutse mama. Humura uraruhutse. Humura uraruhutse. Humura uraruhutse. Tumutunge ibiganza tuvuge ngo Yesu aramuruhuye. Nikondar. Humura byarangiye. Ndaguha amazi uyatware. Yego. Nurangiza urayanyanyagiza imbere gitana cyawe. Papa. Yego. Tela haleluya. 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 Igiti cyitwa umubirizi urakizi? Ndakizi. Kiraryoha cyangwa kirasharira? Kirasharira. Imana irambwiye ngo ubayeho mu buzima bugushaririye nk'uko umubirizi usharira cyane. Imana irambwiye ngo ugerageza imiryango yawe yose ugasanga irafunze cyane rwose. Uyu mwanya tuvugana uri mu buzima burimo burarura. Bibiri na 18 mu kwezi kwa 7 hagati y'itariki 27 na tariki 29 bonye hari imbaraga zihagurukira umuryango wawe. Izi mbaraga nabonaga uryamye kuri matera imwe n'umudamu wawe, mbona matera icitse kabiri, mbona umwe aryamye ukwe n'undi aryamye ukwe. Mbaza Imana ngo niki? Imana irambwira ngo uko matora yacitse kabiri, Imana irambwira ngo Satani yahagurukije ibiteri wawe bituma utandukana n'umudamu kandi nta kintu umupfuye kigaragara. Ko byabaye. Reba umuntu mu maso umubwire ngo uyu munsi bimenyekane ko wasenze Imana. Madamu yagendanye umwana. Abana barahari. Narabamusigiye ari kumwe nabo, ibyo narabimusigiye byose twari turimo ndamureka abisigaramo. Uramuhunga urigendera. Umasige kinga nikimutabana.
imyaka iri gushira hari gushira imyaka nk'itandatu. Imyaka 6 mufitanye abana bangahe? 4. Samara ikiganza cyawe cy'ibumoso. Oh Elohimu Adonai Shama Elohimu. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Every satanic force I cast out. Papa, Karame. ntabwo wigeze usezerana n'umudamu wawe? Ntabwo twasezeranye, ariko ari mu mitungo yanjye. Ariko tugiye kuzategura igiterane duhere mu gitondo dusenga gusa, ngira ngo nibwo tuzafata umwanya wo gusenga, kuko abantu bafite ibibazo kandi nta wundi wakemura ibibazo uretse umwami Yesu. Papa, Karame. kuva uyu mwanya amagambo ngiye kukubwira uyumve. Yego. Uyu mudamu wawe ni ibintu bari baramukoreye mu minsi 8 itambutse. Ibi bintu marayika yaramusanze ari nijoro, arota inzozi. Ntushaka uze kubimubaza? Nari naganira nawe? Oya. Ndeka nguha amakuru. Uragenda, ntushaka uze kubimubaza, arota mwongeye kuryama mu gitanda kimwe, ngo ndetse mubyara n'umwana mwiza w'umuhungu. Imana irambwiye ngo kuva uyu munsi ugiye gusubirana n'umugore wawe. Amen. Ikimenyetso, mu minsi itambutse ndabona yaraguhamagaye akubwira ati mugabo wanjye ndashaka twongere tubane. Yarampamagaye. Yaraguhamagaye? Genda mubane mu izina rya Yesu. Zamula haleluya. Amen kabisa. Ahuko nutaha utahireyo. Subira mu kuba turiho n'ubuntu bw'Imana, kuba turiho n'imbabazi z'Imana. Mwese muri hano nta muntu Imana ikoresha itarabanje kumunyuza mu mubabaro. Niba ugira ngo urakorera Imana utaranyura mu mubabaro uracyabesha abantu. Imana igomba kubanza kugukaranga, kandi ikintu nkundira Imana, iyo igukaranze igukarangiraho abantu batareba. Iragufata ikagukarangira mu nzu igashiraho akarito, ugasohoka warabaye inzobe bakagira ngo wisize mu korogo kandi baraziciye. Kumbi Imana yagukarangiye aho batareba. Niba igihugu cy'u Rwanda mbere yuko cyambika umusirikari teni ya gisirikare kibanza kumunyuza ku ikosi, kandi abanyura ku ikosi hari n'abagwayi bose siko bataha. No muri uyu murimo w'Imana hari ibigerageza Imana yemera ko bikwica ugapfa, kandi mbere yuko wambara teni urabanza bakagukamuramo amasereka n'imiteto byo kuvuga ngo nindamuka nkigezemo ngo wangiriye nabi nzamuhemukira, uvayo umusekera. No mu murimo w'Imana, Imana ibanza kugukamuramo amasereka y'iwanyu. Narababwiye ngo iyi Imana igiye kugutabara igasangaho fondasiyo, igibanza ikayiritura, iduka ikariritura, umugabo ikamwirukana, abana bakakunanira, imiryango yose ikakwanga, ugasigara wenyine. Imana yagutabara ukavuga ngo nabonye amaboko y'Imana, abantu bose bamvuyeho. Icyo nicyo cyonyine igibikorera. Hari umuntu twari kumwe, hari abarokore barokoka ndetse barangiza bakashiramo n'ibikabyo. Umuntu umwe twari kumwe areba mugenzi we aramubwira tumva nkubwire, no kuri wowe ntabwo uzajya mu ijuru. Ndamubwira se atajya mu ijuru, wowe uri umunyamabanga w'Imana wandika abantu gatsiba kugira ngo bazarigeremo? Mubaze ngo abazajya mu ijuru uzi ni bangahe? Agakiza ntabwo ari mitiweri, agakiza ntabwo bagasharinga nkuko dusharinga ibintu. Agakiza kaba ku mutima w'umuntu. Nucira imanza mwene se uzaba wibeshe, kuko utazi ubusabane agirana n'Imana.
runaka si umurokore waramuhamagaye. Urinde wowe ukira mwene se urubanza. Hari umunsi twese udutegereje. Bizantangaza abo mwakekaga ko ari abakristo batatasha ijuru. Hari abantu basirimba agasirimba n'urwango mu mutima. Niba ari umuntu uvunika kenshi n'umuntu ugira urwango, urukure mu mutima wawe. Icya kabiri ngiye kuvuga narangiza tukinjira mu isaha yo guhanura. Imana yambwiye ngo mbwire buri muntu wese ushaka kujya iby'Imana nabanze yicare ashake mu maso h'Imana. Niba ushaka ko Imana ikwambika, banza upfuka mushake mu maso h'Imana. Cya kabiri, badamu muri hano, Imana yambwiye ngo Satani yahagurukije umwuka wa Delila w'ubusambanyi. Musengera abagabo banyu kuko Delila zigiye guhagurukira abagabo banyu. Cya gatatu, Imana igukureho umudayimoni witwa baruhe. Mwereze ikiganza ubwire ngo Imana igukureho umudayimoni witwa baruhe. Uyu mudayimoni ni mubi. Uyu mudayimoni witwa baruhe, ibintu byose ukoze uruhira ubusa. Ugacururiza ubusa. Ukiga amashuri wize agapfa ubusa. Ukagira uburanga bugapfa ubusa. Ukagira diplome yawe igapfa ubusa. Ukaruhira ubusa. Ugashaka uzi nk'uri kubaka urugo utera imbere, byose ukaruhira ubusa. Mwereze ikiganza umubwire ngo Imana igukureho uyu mudayimoni. Terasi elehodeboria zenitopeke tason. Kebuka uwo muntu umurebe mu maso, umubwire ngo amarira wazanye Yesu yayabonye. Lelabida, mubwire ngo ibikurusha imbaraga emerera Yesu ari uhangana nabyo. Teperia kosa irigor demitati dokini zele wasai gotefor nesaki damos. Hombeka maso yao. Ko mbona mundeba nkaho mutaje gusenga. Samura ibiganza byawe. Tipari kotesi. Bwira Imana ibyaha wakoze mu mutima wawe. Namwe mudukurikiye, nawe nkurikiye, bwira Imana ibyaha wakoze. Wakoze byinshi byangwa n'amaso y'Imana. Imana irashaka kukubabarira mbere yuko Imana igutabara. Yesu wamushize kure yawe. Ongera wegereze Yesu mu mutima wawe agutabara. Yesu. Namwe muri hano, bwira Imana ibyaha byawe. Waje ngo ngusengera Imana igutabara. Mbere yuko ngusengera, banza ubwira Imana kuri umunyantege nkeya. Gabanya amatitire n'icyubahiro. Ntabwo Imana izita ku cyubahiro cyawe. Iyaba wari ubizi, umubiri n'amazi ameneka ntayogwe. Wazisawe Yesu. Umubiri n'amazi ameneka ntayogwe. Ubwo buranga bwawe mu gitondo bwashira ukibagirana. Hari abagore bakurushaga uburanga batakicibukwa. Hari abagabo bari bakurusha amafaranga bapfuye. Hari abasore baturushaga kwambara neza abo ntibakicibukwa. Hari abakobwa bambaraga mini kukurusha abo barapfuye ntibakicibukwa. Bwira Yesu akubabarira ibyaha wakoze. Wa mugabo we wirirwa mu kabari, hari abagabo bapfuye babarogeye mu nzoga. Garukira aho ugeze.
wa mukobwa we wiri gusambana warangiza ukajijisha tukagira ngo uri umurokore. Garuka Yesu agutabare utarandurira yo sida. Mbere yuko musengera Imana banza wiyeze, banza uhure n'Imana, uyibwire ngo ndi umunyabyaha, uyibwire ngo hari ibyo ndambiwe. Iyo miti wavanye mu bapfumu, iyo miti ukenyereyeho ntacyo yakumarira. Komeza uzamura ibiganza byawe bibe ikimenyetso kutsinzwe mu maso y'Imana. Yaba wari uzi ko muri CH kuyu mwanya tuvugana hari abantu bamaze gupfa batazongera kwibuka ukundi. Aya ni amahirwe ubonye, iyeze mwene data. Uyu mwanya tuvugana hari abantu bamaze gukora impanuka bacitse amaguru. Iyaba wari ubizi ko ari amahirwe ubonye. Aya mahirwe wiyapfisha ubusa. Ubusore bwawe wibujyana mu gusambana. Amahirwe ufite nuko waje mu nzu y'Imana, wacitse Satani, umwanya wawe ufate neza. Hari abapfuye bafite amamodoka, amavewiti, bafite imitungo, mu gihe wowe upfuye batakuzirika no ku igare, ariko uracyafite ubu buzima. Saba Imana uyibwire ngo mbabarira Mana. Mbabazi zawe Yesu. Mwene data, wikinisha ubuzima bwawe, wikinisha umubiri wawe. Umubiri ni amazi ameneka hasi ntibongere kuyayora. Umubiri ni ikibintu umuntu atura hasi ntiyongere kukibumba. Umubiri wawe ni ubusa, umubiri wawe ni ubusa, umubiri wawe ni ubusa, umubiri wawe ni ubusa. Wikwiringira umubiri uzapfubore, wikwiringira uwo mubiri uzapfushireho. Wireba ku butunzi ukeneye, tumbira amaso Yesu. Ihana ibyaha byawe Yesu agutabara, ihana ibyaha byawe Yesu akurengere. Waje ngo gusengera Imana ku byakunaniye, ariko Imana yabwiye ngo mbere yuko basengera buri muntu wese yiyeze, kuko aho uyu munsi urahazi. Mu kanya wagera Nyabugogo imodoka ikagukubita, amateka yawe akibagirana. Gira agahinda mu mutima wawe w'ibyaha wakoze. Waciye umugabo wawe inyuma, waciye umugore wawe inyuma, uracyafite amahirwe yo kongera kugirirwa icyizere na Yesu. Ndashaka wiyeze nawe udukurikiranye online, iyeze mu mutima wawe. Uwo mubiri ntugushuke, uwo mubiri ni amazi ameneka ntayo. Urashaka tuguhanurire, ariko banza utunge Yesu muri wowe. Urashaka tukubwira ibitangaza, banza utunge Yesu muri wowe. Wikenera ko Yesu aguhereza ibyangombwa, wikenera ko Yesu aguhereza inzu, utaratunga Yesu mu mutima wawe. Mana nyiribihe we, wirirwa mu kabari, wiri gusenga, ariko amanyanga ufite ni menshi. Bikataya sidemo. Benesika lelasti sote padivo. Komeza wihane mu mutima wawe. Ndabona abamarayika bamanuka barimo barandika, barimo baragenda bavivura ku cyaha wakoze. Komeza ubwiza Imana ukuri. Yewe ntacyo wambwira ngo ngufashe. Komeza ubwira Imana uyibwiza ukuri. Ndabona abamarayika bagenda bavivura, uko ugenda wihana barimo baragenda batsiba. Imana igukure ku fishi y'abagombaga kurimbuka. Yesu nyiribihe we, komeza wihane. Tepete satike.
yoza mana yoza ibyaha nakozeyo satani untera kwiheba have ndekura ndabona ijoro umva satani wowe uncumuza ugatuma nkora ibyangwa n'amaso y'Imana uyu mwanya ndasezeye sezerera satani izina rya Yesu sezerera satani mu buzima bwawe izina rya Yesu sezerera gusambana mu buzima bwawe izina rya Yesu Kristo tela kolasa bera bore seria tala kosa bera kode sana ya tode sika Maria gode sai wasaiga ya Yesu sharia do tasa si apade teta ya siwa dene botesika Mana nyiribihewe bede siri ya gore gasika icyatumye Imana igusiga tunganye bidatunganye icyatumye Imana igusiga tunganye ibyasigaye bidatunganye icyatumye Imana igusiga mama icyatumye ababyeyi mwicaye Imana ibasiga imutunganye ibyasigaye bidatunganyije icyatumye tujya kwinjira mu mwanya wo gusenga Imana igusiga icyatumye zamura ikiganza cyawe oya sayagara fata mikorofone icyatumye zamura ibiganza byawe uririmbe tunganya icyatumije Imana yo icyatumye Imana igusiga mufata ikiganza fata umuntu mwicaranye ikiganza umurebe mu maso mufata ikiganza umurebe mu maso murebe mu maso wumva ukuntu umubwira icyatumye muririmbe murebe mu maso gusiga tunganye ibidatunganye natanze iki wowe watanze iki cyatumije Imana igusiga natanze iki wowe watanze iki tunganye ibidatunganye icyatumye murebe mu maso umubwire ngo nta yindi mpamvu Imana yagusigaza icyatumije umukobwa yo icyatumije Imana igusiga Gloria Saria Morgeria Seria Basika icyatumye Imana igusiga tunganya Mana nyiribihewe icyatumije usigara icyatumye Imana igusiga
watunganyije icyatumije usigara nta kindi cyatumije dusigaranye nawe tunganya ibyasigaye bidatunganye icyatumije usigara icyatumije usigara imana igusi tunganya ibyasigaye bidatunganye icyatumije usigara mama icyatumije usigara nta kindi ni ukugira ngo dutunganye ibyasigaye bidatunganye papa icyatumije imana igusigara ukaba ukiriho ni ukugira ngo utunganye ibyasigaye bidatunganyije icyatumije nta kindi cyatumije usigara utunganye ibyasigaye bidatunganye utunganye ibyasigaye bidatunganye twese ibiganza icyatumye twese ibiganza twese turamburira imana amaboko abari inyuma mwese icyatumye icyatumije imana idusiga ababyeyi twese tuzamura ibiganza icyatumye twese imana idusiga watunganyije ibyasigaye bidatunganye icyatumye imana igusiga nta kindi cyasigaye dusigara dutunganye ibyasigaye bidatunganye nta kindi cyasubije musigara ababyeyi dutunganye ibyasigaye bidatunganye icyatumije mwese muri hano icyatumije ndi hano icyatumije usigara icyatumije imana igusiga tunganya ibidatunganye umva icyatumije usigara ku musozi utuyeho tunganya ibidatunganyije umva icyatumije ukaba utarapfa ukaba utarikorera amaboko bakaba batarakujyana kuguca akaguru ukaba ugifite aya maboko mazima tunganya ibidatunganyije icyatumije dusigara icyatumije gusiga tunganya ibidatunganye icyatumye mana nyiribihe we manuka muri iri teraniro umwuka wawe yaganze icyatumye mana tuguhaye ikaze urebe iri teraniro ry'abantu bashaka tunganya ibidatunganye icyatumye subiramo aya magambo vuga ngo mwami Yesu guhera uyu mwanya fasha icyemezo cyo kugukorera sinzasubira inyuma ukundi umbabarire ibyaha byanjye byose ibyo nakoze mu bwana bwanjye no mu busore bwanjye fasha icyemezo cyo gukiranuka aho abantu bandeba naho batandeba umva satani inyuma y'ubuzima bwanjye guhera uyu mwanya rekura
rekura icyo Imana yavuze kuri njye, icyo Imana yavuze ku buzima bwawe. sinzongera gukora icyaha ukundi, sinzongera gukora icyaha ukundi. fashe icyemezo, fashe icyemezo mukiza wanje mwiza. abantu benshi bari bazi ko nkijijwe, ariko njye n'umutima wanjye ndabizi ko ndi umunyabyaha, imbere y'abantu nagaragaye neza, ariko imbere yawe ndi umunyabyaha. Mbabarira Yesu, kuva uyu munsi undinde kuzongera kwishyira hejuru, undinde kuzongera kumva ko uyu mubiri ukomeye, menye ko uyu mubiri uzabora, bitume ngira ubwoba bwo kukubaha, unkure mu isayo y'ibyaha, unkure mu isayo y'urupfu, unkure mu bibi byose nagenderagamo, inshuti mbi zose nabanaga nazo, gutandukana nabyo njyewe sinabishobora, wowe Mana uzinkureho, uzanire abantu b'umumaro, banyobora mu nzira yo gusenga, banyobora ku musaraba, mwami Yesu, igihe nataye nkorera Satani, kirambabaje n'imbaraga, igihe cyose natakaje nkigukoreshereze. Umva Satani, kuva uyu mwanya isura yanjye nyambitse amaraso ya Yesu, ntabwo uzongera kumbona, ninjiye mu gihe cyo gusenga, ibyangeragezaga byose kuva uyu mwanya ntandukanye nabyo, umpa imbaraga Yesu zo kuguhamya, unyoherereza umufasha ari wo mwuka wera, ugendane nanjye, ubana nanjye, uyu mubiri wanje ufata amaraso yawe Yesu, irari ryose ry'icyaha uyimareho. Ndagushimiye kumbohoye ingoyi Satani yari yarambojesheje. Komera Imana amashyi menshi. Ongera ukomera Imana amashyi menshi cyane. Salama kwa Yesu ni salama, salama we, 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 kwa Yesu ni salama. Yesu arakubabariye. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Kwa Yesu ni salama. Salama we. Salama we. Kwa Yesu ni salama. Salama we. Salama we. Kwa Yesu ni salama. Salama we. Salama. Kwa Yesu ni salama. Ndashaka ibiganza tubizamure. Salama. Kwa Yesu ni salama. Salama. Kwa Yesu ni salama. Salama we. Salama we. Kwa Yesu ni salama.
salama we. salama, Salama. salama, we. kwa Yesu ni salama, Oh, salama we. salama, Salama. kwa Yesu ni salama. Mambo sawa sawa. Mambo sawa sawa, Yesu akiwa ezini. Mambo sawa sawa, mambo sawa sawa, mambo sawa sawa, Mambo. mambo sawa sawa, sawa sawa sawa, Mambo sawa sawa. Yesu akiwa ezini. Mambo sawa sawa, mambo sawa sawa, mambo sawa sawa. Byose birashoboka, byose birashoboka iyo Yesu ategetse. Byose birashoboka, Byose birashoboka. sawa, Byose birashoboka, byose birashoboka iyo yategetse. byose birashoboka. Byose birashoboka. Byose birashoboka. Byose birashoboka, byose birashoboka. imbere y'Imana iyo Yesu ategetse. Byose birashoboka, byose birashoboka, Byose birashoboka. Yesu ibiganza. Jugunya. Jugunya. One. Twese. One, two. Twese. Mw'ijuru tuzagenda nk'abami. Iki ni ikimenyetso kigaragaza kurumwa. Twese abami. One, two. Kirira Imana. Kirira Imana kina. Yatabaye. Abimana yatabaye. Ah! Tugiye zamura ibiganza. Hari ibintu tugiye kujugunya. Zamura ibiganza byawe. hakuna Mungu kama wewe Yawe, hakuna Mungu kama wewe Yawe. Kwa uwezo, kwa ushindi, kwa uwezo, hakuna Mungu kama wewe Yawe, hakuna Mungu kama wewe Yawe. Unaweza yote.
manuka manuka cheza cheza ye chezera Yesu cheza 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 ye chezera Yesu 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 oya ayo mashini ashaka cheza cheza ye chezera Yesu cheza cheza ye chezera Yesu amashi Yesu ntabwo ndayabona amashi Yesu ntabwo ndayabona umva hari ibintu Imana igiye gukora bikomeye muri iteraniro cheza cheza ye chezera Yesu 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 cheza 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 buri wese abwira twese mikono juu amaboko hejuru ikiganza cy'iburyo twese zenguruka zenguruka uri kuzenguruka Yeriko uri kuzenguruka Yeriko uzenguruka Yeriko zenguruka Yeriko zenguruka umva gatoya umva tugiye kuzenguruka Yeriko bucece Yeriko y'amadeni bucece Yeriko y'ubukene bucece zamura haleluya twese ikiganza kimwe cy'iburyo tuzenguruke sawa 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 komeza uzenguruke Yeriko ya ibibazo inzara sawa komeza uzenguruke wowe hari igitangazo ugiye kubona Mana tuzengurutse Yeriko Yeriko y'ubukene Yeriko y'amadeni Yeriko y'uburwayi Yeriko y'akarande Yeriko y'ubuzima bubi zenguruka Yeriko zenguruka Yeriko tujya gusimukira Imana 1 2 0 zamuka ibizima n'abakuru n'abaserafi bose bavuge kuruwera ibizima n'abakuru n'abaserafi bose bavuge kuruwera natwe ishanga wiremeye tuvuge kuruwera tuvuge kuruwera banurera 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 zamura kanu hejuru zamura kanu manurera manurera zamura manurera 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 simbuka manure simbuka simbuka